ukuri kucyerekeranye n'icyaha. Igihe umutima w'umuntu ushaka kwigomeka ku Mana, icyaha gitandukanya Imana, kidutera urupfu ndetse kikanatugiraho ingaruka zo muri buri gice cy'ubuzima bwacu ku isi. Kubera icyaha tugerwaho n'umubabaro. Muri icyo kinyoma cy'inzoka no mu muvumo w'icyaha, Imana yeretse umugabo n'umugore w'urukundo yita izina Adamu na Eva. Nubwo byemeze bityo, ntabwo bari kuguma mu busitani. Yabatunganirije imyambaro hanyuma irayibaha, ibemera gukomeza ubuzima bwabo. Imana yirukana Adamu na Eva mu busitani bwa Edeni. Adamu na Eva bari bafite abana babiri, umukuru witwaga Kayini naho umuto akitwa Abeli. Ubwo bari bamaze gukura, Abeli aba umwungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka, na Abeli azana ku burisa bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka ahita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntihita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati, ni iki kikurakaje kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byituka tugira ku rugi, kandi wowe byifuza ariko ukwiriye kubitegeka. Itangiro 4:2-6 ndetse no 7. Umunsi umwe Kayini abwira umuvandimwe we ati, tujyane mu mirima. Nuko igihe bari mu mirima, Kayini yasimbukira murumuna we Abeli maze aramwica. Uwiteka Imana abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari he? Aramusubiza ati, ndabizi se. Aramubaza ati, icyo wakoze cyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakira ku butaka. None huri ikivume ku butaka. Nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera umwero wabwo, uzabicamo n'inzererezi mu isi.